gute udashobora kwifatira umwanzuro kuri mukuru ugende ubwire ko umukunda hanyuma urebe reaction yiwe niba ari bugukunde cyangwa atari bugukunde kugira ngo umenye uko yitwara ese uramutse umukunze ntazagukunde byagenda gute uhora ucecetse gutyo ubigumana ngaho mbwira ibyo ndi twandi tubireke kuko n'urudobi mwebwe mu mazimisi muba mu bintu by'inkundo nuko mubayeho kwebwe se ubwo ko dukundana tukabibwirana nyine bikarangira wowe uhora ubibyimbanye mu mutima bidafite ikintu abashiri nyine babavanga nyine mugafuha nyine hoye ntabibaho impamvu ufuha ni uko utabimubwiye ko umukunda ngo narangiza kubwire ko nawe gukunda amenye uburyo yitwara kuri Aisha cyangwa mukatire shamviriza ndakubwiza ukuri ahantu bigeze ntita kunda harufi ndayimubwiye bavuga yuko beza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe uguza Rusinyine mbwira none se ko arakaye ndaguma gutya paka nivugisha narambiye kuvuga kwivugana ngira ngo ndi inyoni watashye amafaranga se wanyemeresha diaspora karame amafaranga se diaspora se zigenda amafaranga arafunze paka bazifunze amagara y'abagabo barindwi bambwiye bayaguye musobaye y'inshuti yanjye arakemba numva nyine iyo wabaye manyi mba mbabaye nyera kuri rapero musobaye iki base muyambire ukire Rasuye Alvin ariko mana urabizi ko njya ngusenga umbabarire uyu mugore bazamurongore pe kubera ko nudakora ubukwe uzica n'umuntu wambwira ibibazo ufite mwashwanye se yaka ikibazo noneho hari Alvin sheri habaye iki se reka mbaze nkubaze umuntu agusanze mu rugo rwawe mu rugo rwawe akakwaka icumbi kamucumbikira hatarabura n'indi nzu wenda cyangwa yanakubeshya ariko nta kintu agutwaye ukabona nta ribi ukabona nta kibazo nyine ntacyo yicana n'icyo akiza akanahaguma ubuzima bwose yego kazanibagirwa yuko amucumbikira yego akaba umwana mu rugo akisanga kigira nk'aho ari iwabo yego agiye nko ku kazi kawe akagufungira amazi n'umuriro nawe mbwira ko nta kintu mupfana wamukorera ncumbikiye umuntu sibyo muhaye access ku nzu yanjye yarangiza we agahita afata gahunda yo kujya kugira gufunga amazi n'umuriro byanjye nishyura akivanga mu kazi kanjye namwirukana hanyuma aho muhurira mu nzu muraramo mwese iyo muhurira mu nzu uramwicaza mukaganira ukamubaza impamvu yafunze amazi n'umuriro bitamureba kera umva wamwirukana mu nzu yawe kandi nyine mba waramwinjije aho yinjiye n'ahasohokera kandi uri kumbwira nyine ngo murica mukaganira urabanza ukaganira nawe wakumva bitari kumvikana tukaganira iki tuvugishije kuri Jojo tukaganira iki ibintu byose ni ibyanjye mfite uburenganzira ku kintu cyose nshaka mu mutungo wa data umugore yazanye udafite umwana n'umwe batanabyaranye sinzi ikintu agikora no muri nonzo niba umugabo yarapfuye yazasohotse nawe agataha akajya ku kazi ngo bagufunye amazi n'umuriro ngo ntabwo ngo wishyure ngo abakozi bo muri ino nzu ngo amezi gatanu arashize ngo utabahemba ngo abahe abo bantu bari banyishyuza se nkanga kubishyura uyu ni we shamba ncakarira this is my old Aisha my true friend uracyavuga buryo you see uwo ninde rero ikigaragara cyo ni mukaso ni wese wahinze gutyo washyuhaganye yotsemo ari kwatura ibintu byose arakupa
amafaranga bamperezaga kuri ya kinkeri yacu nagiye gufata amafaranga ati nyoko tanakubyaye wajya gucyara nazi niyo yaturutse ntazi n'igihe bagutwariye nyine papa yatenza mama wawe akagutwita akakubyara ntiyanakureze akubonye ukuze ntiyagishije n'inama yo kugira ngo ambwire ngo ngiye kubikupa ibintu byawe byose nta nubwo afite uburenganzira bwo kukugisha inama kuko you have rights everything about this house is yours abi urakoze cyane uwo muntu wewe ari wowe wamukorera iki njyewe rero ndi wowe waramuganirije mbere kuvuga amagambo menshi waramuganirije none bivuze ngo abashaka kwigira nkaho uri umwana none se abako bikora gute se uri umwana se cyane ku myaka yanjye 21 ubwo arashaka kugira ngo ugire ngo nzagira uburenganzira bwose nshaka ngize imyaka 23 byose yarakubye excuse you yarambwiye ngo tugiye kuva muri ronzo tuyikodeshe twimuke azi who I don't know ariko rero yagize imana ni siyambera ngo mukaso buriya ngiragera mushyira n'urusenda mu ikariso akayanuka yajya kuyambara kamurya kishimagura se wabona nabonye ubyibushye ngo udatekereza yari umwana mwiza yahinduwe n'iki se abagore binjira baramugira inama nabana hano yavuze abagore ntazi yo bava niyo bajya ntibasiga yinjiza n'umukobwa ngo tutazi niyo aturuka ngo agiye ku mwana wacu mu rugo mimi akaza no kunwara n'umugabo ejo azinjiza n'umugabo ahubwo uvuga ngo nejo bundi uze ko nubone imitungo yose yayanditse kuri uriya marine kazi cyangwa ubujye kumva baravuze ngo nta mitungo hey uzahatwike ngenza kuzanira essence cya tuzageze tumugira inzoka cya tumugira ipusi agerara anyaza nzi umuntu ubikora ibyo bintu arasenga cyane arasenga urashobora kuba aba yanyeretswe amafuti yose yanjye yose aba yazi atanambwiye akagenda akavuga ati yinshinze gazi yarayiranye na Alvin cyangwa bagutwara ubasugi yarabibonye nyine agahita avuga ati umwana abana bakunze abana nk'aba bari mwawe uva wowe ndakurutamo abana nkamwe babajyunye rimwe bahita bumva ko babaye abagore atabate n'ubwo n'abagore babiri bari mu nzu imwe reka mubuze access ku mafaranga kugira atazayaha abagabo tusigaye tubanye rero nk'ipusi n'imbeba ubwo rero muri abagore babiri mugiye guhangana umugabo ari ni Samu iki ushaka kuza ufata amafaranga yose uyaha umugabo kandi ubwo cyari mutoya nawe akora none agafite uburenganzira nta marine Enoch, ikintu gitumye nguhamagara man, I'm done kabisa ngiye kubwira Aisha ntandukane nawe seriously this is too much bigenze gute kandi ndi umukobwa w'indiscipline apana ufata mbwire nabi imbere y'umuntu ntagira isoni umbwiye ngo uje kumubwira ngo mutandukane ngiye kumubwira ko ibyanjye nawe birangiye direct mva nta kintu na kimwe nzongera kuvugana nawe najya namenya ko aje mu rugo amenye ko aje nyine nk'umuntu bamenyanye uje kubasura gusa biraho ariko ibintu by'urukundo wahari cyari ukura rota cyari ukurambwira nawe je siti kudahita wagiye kwimubwira cyangwa uragiye kwimubwira kugutura amatwi nkubwire ndi kukubwira ngiye kubwira Aisha ibyanjye nawe birangire umusezerere yego mubwire ko ntakiri mu rukundo nawe that's it Alvin witwereje ko neza wiyumviye neza ko ibyo bintu bitazo guteza ikibazo ibintu bimaze kuba too much ni ukuri kw'Imana dena Alvin ndakubwiye kintu dena kuba yakubwiye nabi canke ikibazo abantu bakundana baragira barashwana bagasubira inshuro zingahe zose oya ibi byo by'amama birarenze cyari kwera urwo rukundo rwa mimi kuriyumvira ko umukunda cyane icyo tumufanye decision gihuti anaga kuvuga ngo mfata decision gutyo ariko Aisha mbye wapi kabisa oya mbyiza ukuri wasagari kwera mimi umukundana canke umva ko umukunda cyane ubwo ati ndafashe decision Aisha ndamukatiye none se mimi niwe washyizemo Aisha ubundi discipline kujisho kuza imbere y'umukunzi wawe unutinyuke no kuba wamutuka imbere y'umuntu nta nisoni akurumva icyo kintu sinzi wowe sinzi impamvu
sinzi nimba kubasha kumva uburemere bw'icyo kintu yankoreye. Oya hari impamvu ngira yaba yaratukanye muri uwo mwanya. Hari impamvu byavuye ko. Impamvu byavuye kuri wowe cyane. Ndahibaza umuntu gutuka gutyo muri aba bakunzi umugejeje mu rugo byagenda gute? Yanagukubita. Jesus. Mugabo wamaje kwitegereza neza ko bitazoteza ikibazo muri wanyu. Umva nta ibyo je simbizi ntabwo mbikeneye no mu rugo niba bimbaza nzavuga ko ngiye ntakeneye umugore w'indiscipline. Uzwe na mwere wabwiye ati Aisha byaraheze. Ngiye mu rugo nzambabwira iki? Nari maze kubaza Aisha. Niba mumbaza ubwo nzabibabwira. Unose undi bamumbaza kangahe? Wewe mwenda kuzi Alvin wewe. Ibibazo kuriteza. Kazi yako? Jenzo ndebesha amaso. Ibintu bimaze kundenga ma. Kubera decision wafashe kandi umunsi abanze kwiyumvira mu mutima wiwe agafata ingingo yo ati je kintu gikora. Umva utegeza gukora. Rero je ibyo bintu ni shauri yako. Mugabo ibintu bwiye bizozana igaruka. Muhungu wacu Alvin itekerezeho. Itekerezeho banze wiyumvire neza. Kubera nababaye no. Kubabana ni kimwe mugabo wiyumvire ko mukundana. Nje byahise binakubitana yuko ntakimukunda mpita numva none bihumiye kumirari. Abo ngere wayi kumukubita ni kofu aho. Abuze gato. Ariko buriya nihangaye ndavuga ati reka nigendere mwihorera. Wagize neza kugenda mugabo genda ntufate ikintu icemezo banze witekerezeho kari kabiri cyangwa gatatu. Aya kare nta byo gutekereza nta n'ikintu nkeneye gutekereza. Yarangiye kandi decision nayifashe. Umviriza ya decision fashe. Cyewe sindagushiki. Ubuzima wawe genda ufate decision ushaka. Genda umubwije ushaka muhebane. Ibyo biragusha. Kabisa birangiye kuko bimaze kuba. Misimo kubera ibibazo mbora biri imbere. Ahubwo reka njye gusenga reka njye no gusenga. Wege rusenge. Muga usenge kwanza wiyumvira kwanza bikirugiye. Nta byo kwiyumvira ntabwo ngisi nkimushaka no gutandukana nawe. Simple as that. Ahubwo tuwareka njye no gusenga Imana ndebe ko yangarura muri mu. Enoch urabizi inshuti yanjye ariko sawa usenge umusengerasha sega umusengerasha ngukumbuye shawe. Nawe ubundi bejo ubundi vuye hano isumumbura wowe. Ngerega nubwo wagenda umunota umwe uhagije kugira ngo mpite nangira kugukumbura. Ukivangaye njye noneho niyo waza tukabana tukajya tuba turi kumwe amasaha yose wajya ugenda nkahita ngukumbura. Hawuze mwana amagambo usigara uvuga niba usigaye kura he byagenze gute? Ndi kuvuga nabi. Uri kuvuga neza nyine niba uvuga ko byanumbuye. Nawe ndi kumwe nawe navuga nabi. Gusa nyine warahindutse kandi ni byiza. Yego. Ndanagushimira. Uri kubibona? Kandi usigaye usa neza. Ngomba rega guhinduka. Nawe se kumeze neza. Nese erega nyine niwo bitera byose iyo nsa nabi uba wane stress. Rero ntabwo ngomba gutuma usa nabi. Ngomba gurusa neza nka gutyo. Nyine nawe warahindutse ibintu byose bya nyine ni byiza. Kandi nagushimira cyane kubera ko yego nese urabona wate ibyo byiza yasa neza. Nyine ni byinshi byiza wakoze ko muzana sister wawe byose nabikunze. Ega manya ngo wishime. Mba ngomba gukora ibintu byose. Nese mbere ngomba gukora. Nyine mbere urumva ni imyitwarire mibi biba yarajemo n'ibigare biba ariko ngubu narabiretse byose. Ubu nabaye umuhungu wa sheri. Nyine ni byiza ndanabikunze. Yego. Nanishimwe noneho kuri kubibona. Nese undi ikibazo ntabwo mbwira ngo byagenze gute ningiye gusa wagufashije gusa. Nurumva nawe bigiramo uruhare kugira ngo mpinduke. Ndabizi rwinshi ko naragerageje. Ariko na mimi nyine na mimi sinabikubwiye mimi nyine nawe ari kumfasha akangira inama akanjyana gusenga umva nsigaye gusenga. Wowe mu minsi iri imbere ndatangiranye nkubwiriza ijambo ry'Imana ngo haranditswe Zaburi 150. Ako bibi. Kujya gusenga? Nsigaye njya gusenga. Sha mimi. None nsigaye nagusengera. Nukuri. Bikirera gambwira. Nsigaye ngusengera. Nsigaye ngusengera. Urukundo rwacu rutera imbere rumva.
imyitwarire mibi ihagarare sibyo mba umwana mwiza ngira imico myiza sibyo none ikindi none umva ikintu cyiza ngukunda cyane nabyo urabisengera cyane reka satani yagira gutya akabyivanga uzamuze na mimi tuganire mugura agafanta so nzabikora ariko yikundira gusenga ni umwana mwiza singiye nanga gusenga nawe ariko tuzatujyana gusenga hari ikibazo se igenda ashaka kujyana mujyana gusenga umva iyo nahageze ko aba ari nko mu rugo mba nta kibazo rwose iyo wisanzura ntugire ikibazo ngo bimeze bite utari kuma gahunda z'ukuntu ibintu uri kubitwara ibintu bimeze neza turitegura ibintu byose wumve ko nta kibazo gihari na kimwe nose gahunda zigeze ego ko urashaka izihe gahunda ko ari nyinshi noneho ziri muri uru rugo muri guteganya kuzajya ibintu byose ariko se sha ufite umunwa mwinshi umva nkubwire gahunda turi kwitegura urabizi ko turi kwitegura kwimuka turi kwitegura buri kimwe cyose no kujya mu masambu ku wa mbere nibwo azaza ubwo rero urumva ko ariko tuzajya kumwakira nibwo muzajyayo none se ubwo ngo no kwimuka sinabikubwiye mva noneho muri nibyo mba nkubwiye oya ubundi ndashaka kwimuka kugira ngo ubuzima buhinduke nibyo nakubwiraga Aisha umugomba kwimuka akamenya ubwenge oya Aisha we umva ubwenge bwe nubwo guhora hanganye oya guhangana ko sinzi kandi nawe uzabona impinduka Aisha uriya niba Aisha asigaye agasuzugura abakozi akageraho ko utabahemba ego man yarayarye mbese ubona yakoresha iki urumva ibyo bintu wabihoramo urasa si mu kabari gusa nimugenda uzanshemera ngo aha shareka nkubwire nukuri uzabona impinduka kandi uzabira umva mbikubwire Aisha nahindukira hariya nzahita amenya ko buri kimwe cyose kizajya kubabaza ukimubwira ko mugiye kuva muri iyi nzu yavuze ngo mbabara winyibutsa uzi inkuba ikirangira burya nuko yari ameze ageraho se arabyemera Aisha iyi nzu ni iyacu ntabwo nkwiriye kuva hano ndamugaceceka ninjye muyobozi wanyu sibyo nshaka kujyana ngujyana gusenga nyine wari kandi iyo mpamvu nakubwiye warahindutse nyine ushaka umwana mwiza nisi ko bigushimisha kandi mba nshaka gukora nanjye bigushimisha nisi wabibonye nisi wese ubona ko ari byo byiza nibyo byiza bituma amahoro bituma unasa neza iregare ukuntu usigaye yose tubibona ko ni agatoma oya ariko nibyo usigaye usa neza ariko nawe uri neza gusa neza ni ukuri uri gusa neza wambara neza ngamakabizo urakubagana danze urakanyimye danze sawa nabi ariko nyine uri nawe urasa neza kandi urakubagana ukuntu usigaye humura Imana ikunda abagabo nako Imana irankunda urakubagana ntabwo ikunda bose Imana irankunda oya nibyo byiza nyine nyine gusa neza akuze none imisatsi irakubereye sha rekeraho imisatsi irakubereye oya imisatsi irakubereye ukuri akuze none se wowe se bimeze bite meze neza ibintu byose bimeze neza n'akazi biri kugenda cyane rega nyine wowe iyo utane stress ibintu byose bimeze neza akwani nawe wagize umuntu utera stress iyo umpamagara mu gitondo tukavugana nakwitaho nyine babisa babisa neza none hari aka gift ngufitiye kame kazane hari aka gift ngufitiye bibi kazane ni surprise nyine kazane nyine wowe tegereza surprise se kari surprise wenda biguteguje hari aka gift nzago ngiyewe hari akantu keza ndi kugutegurira reka nkubwirane akantu keza ndi kugutegurira mbaza ngo kameze gate ni surprise nyine ikibazo tubitinza ukabijyana ntago mbitinza we ni vuba hangaho kandi nta kantu ukunda bibaza igihe cyawe gishize utama gift urakibuka no izo ntaguhaye ngiye kuziguhera rimwe imwe ivaho hazindi imwe ivaho ejo hazindi ko mari kandi urabizi ko ntabwo umuntu ubu ngubu ni ukuvuga ngo wowe bifate nk'aho aribwo tumenyanye ngiye kukwitaho njye ngusohokana kenshi utugifti utembereze none ngewe nshaka no kukwereka mama none akuriya mwana niba nyina yaramubyaye akamwigisha ubuhe burere ntabwo mbizi
niba ari abazimu b'iwabo ni ugusenga ariko yamajije kuba sho yuko agomba kuva hano nta kundi ntazabigenza gute hari ahandi afite azerekeza se jya umenya ko hanyuma yuko ari umwana uri na mama we rero uri mukuru kuri we niyo mpamvu agomba kugendera ku murongo wawe. Aisha nabonye hariya byo kwitwa ko ndi umubyeyi we ntabyo afite muri we. Oya bizakunda jya wigirira icyizere bizakunda ndabizi neza ko nimuva muri iyi nzu impinduka wowe uzaza uziko nagira sinzajya nza kukureba se njye nzajya nza kukureba umva ni kare rwose turi kumwe mu bukene mu bukire urwaye turi kumwe rwose cyane ni kare uzabyibonera ko Aisha azahinduka. Aisha nahinduka ibitekerezo afite byo kumva ko ari umwana wo mu bakire wavukiye wanga igikoma cy'avoka yavukiye mu buzima bwiza nyine umva ararenze ibyo bitekerezo byose Aisha arenze urugero bizashira. Aisha ndakurahiye wowe uzabibona si uzanshimira reka dutegereze ndabona bwije rero mbabarira imvura itanyagirira hano iwanyu reka uyu munsi nguherekeze se ndavana nariye ego tugenda inda yawe n'umunsi tugende mu gikoni mwereke umva nkunda no kwitekera njye none se ko mwamamagaye ngo murashaka ko tuganira mukaba mwacecetse okay ikintu cyangenzaga hano kwikanyirwe turebana tubwire nkureba meze neza meze neza cyane Aisha naragukunze urabizi sibyo tumaranye hafi imyaka 3 sibyo njyewe kandi mu buzima bwanjye ngira amahame ngenderaho sibyo nabikubwiye urabizi ibintu byose Aisha wanze gukizwa Aisha ntabwo umuntu ugira Aisha ndaguhamagara nakubuze waraye mu kabari mu mayoga Aisha wiyambarira uko ushatse Aisha ugeze ku rwego rw'aho usigaye unsuzugura ukamfata nkaho nta kintu na kimwe mvuze imbere yawe ejo bundi untukira imbere uyu mukobwa wanyu wa hano sibye kabiri urampamagara ngarutse hano urifatana none ubu ntaye muri saro uragenda numva n'ibindi byinshi cyane umurira njyewe navuze se umuntu dukundanye imyaka 3 yose nifuzaga ejo n'ejo bundi kuba nagira icyo nibwira nk'umugabo nkaba ntamushyiramo muri urwo rugo ese uyu niwe muntu ngiye kujyana cyangwa ibyo byose mbitekerezaho tuvuga ati njye ngomba kuza kukureba tukaganira nkagira ijambo rimwe ngomba kukubwira arakubwiye ngo ugarukire Imana waranze nakubwiye ngo ujye wiyubaha warananiye akazi kawe ni ukwirirwa mu mayoga n'izo nshuti zawe z'abakobwa ntazi izo arizo ariko ntagize kugira ngo mugaruke mu murongo muzima mube waba umwe mu bagize ubuzima bwanjye byose byarakunaniye sibyo njyewe rero mfite amahame yanjye ngenderaho nk'uko nabikubwiye sibyo mu rugo twese dufite uko duteye nanjye ubwanjye mfite uko nteye uko naraguhisemo nkubwira ko ngukunda nuko nagukundaga amagambo yose wirwaga umbwira uriya mukobwa iki byose narabyumvaga ariko nk'umugabo nkatuza nkabyihorera nkavuga ati urani kwa gufuha kwawe ariko bigezeho ushobora kuntukira imbere
imbere y'abantu mbere ye nazana hano nje kukureba ngira ngo dukemure icyo kibazo ugahaguruka ukana muri saro hano iwanyu. Naravuze se umukobwa arashaka nzakora iki? Naragiye mara iminota 30 ngaramye ku buriri bwanjye ndi kwibaza ndi gutekereza. Navuga ati mana uyu kuko uyu ni wa mukobwa nahisemo numva nshaka kazambera ubuzima bwanjye niki. Niko kuza hano nje kukureba mfite ikintu kimwe nje kukubwira. Mbabarire ntako nagize nakoze ibishoboka byose bibaho ngo ndebe ko wahinduka ariko byarakunaniye. Njye nagusabaga gutandukana nawe. What? Yeah. Icyo ngicyo cyanjye nzaga hano naje kugusaba yuko twatandukana. What? Yeah, that's it. Nifuzaga yuko njye nawe twatandukana. Ibi byose no kubera Mimi. Ngo? Nataha. Sigara amahoro. Mimi. No. Harasohoka umwe hagati yanjye na Mimi. Mimi! Mbabara no kuri buri. Sifite namwe noja muri iri. Je birandeba nari sawa ngaho uri ni wanyu. Twarakubyaye twebwe. Mbabara no kwibasi mbabara. Nta muhwe zawe nshaka nanazibagiwe pe. Utagira ngo rero ndaza no kwisubiraho kwa kundi ngoragoza nkagira gute wenda ngo nkakugumisha. Ndavuze ngo ndasha kwanza buretse ga. Jewe narakubwiye ngo ujya wibuka yuko uri imfubyi. Kwimfubyi zizi ubwenge, kwimfubyi zizi kwimenya. Ubundi wopfira he? Nukuruka Imana ikintu cyose. Mimi ndagukunda ndagukunda. Mbabara singendera ijoro no kuri mbwazonge no kwingi. Zikuryo ndanahumeka neza narufini namutsindira. Zikuriye sugira ngo sinabona ungukiyemo. Ubonye nibyo unkangisha. Ngize Imana zakurya. Nginze wongerera nabi ni mucyo. Ndavuze ngo zingira myenda yawe neza yose. Niba ari icyayi cyawe usize muri rugo, ugenda ugifata aho kiri, ugitware. Ikintu nashaka no kubona ikintu cyitwa ikintu cya Mimi ndi bubone hano. Nina kibagirwa. Uzagisanga inyuma y'umuryango nta kibazo ubwo niba wararahe ntago bindeba. Narakubwiye ngo ugomba kwimenya. Waje hano tukugiriye impuhwe, waje umwana hano mu rugo. Kuvuga ngo ndi umwana mu bubundi Aisha ko nagowe. Ndi umwana mubigeze nk'imicumbi. Ngo nago ngo nzi kubaha abantu, ngo ngewe ngo ndi inyamaswa, ngo abantu ngo bafatana abanyana imbwa we. Waje ukaba hano mu rugo si wacu ni wanyu. Ariko nukuri je urandenganya. Je bafata abantu nabi. Nigeze nk'imibiryo. Wabuze amazi yo kunywa, wabuze gukaraba, wabuze kuryama. Ahise gufata abantu nabi. Nimwe mutuma n'abantu babona ko umuntu ari mubi.
ndi mu bihehe mimi tuvugishije ukuri nakubereye mu bihehe nukuri kose hamwe wondeka nkaryama nukuri kose ni wowe uri mubi ndakwinginze muri make aho ntaba mubi n'iri joro gusa indi minsi nabose nakubereye mubi nakubereye mubi cyangwa wambereye mubi cyose ushaka ko nkora ndazakubwiko ariko nukuri ko Imana mbabara mimi ndashaka kusubiza ikintu kimwe izo mubazo ntazo mfite nakubwiye ko nazibagiwe ibyo nushaka kuhaguruke rwose nta muntu mfite urasohoka hano ntabwo nitayeho nijoro ngo izo mbwa zikure naba ngize Imana ndashaka kubaza mimi nakubereye mubi nakubereye mubi none wambereye mwiza kandi unanyirukanye muri make nimba nta nakubereye na mwiza ubwo n'uyu munsi ntabwo aribwo naba mwiza gusa nimba narabaye mwiza n'uyu munsi reka ngomeze mbe mubi nta n'isoni ufite mwaragize ngo Aisha ngo niwe mubi ariko ubundi umuntu mubi muzi icyo ari cyo umuntu mubi ni igihe nari kukubona hano bwa mbere nkatagusohora hano nigeze mpagusohora ubu niba wisohoye naguhaye gasopo ndakubwira mu gihe afini nta kintu na kimwe mu gipangu ariko aka kanya kuva n'abo umugabo arankatira kuva n'abo ngiye mukobwa mwiza nkanjye umuhungu akankatira ariko rero uri kumva rero ari ishema nyine kuba umuhungu yankatiye warize ngo uri muri uru rugo uri gukoramo iki wari umukazana hano se bazaza kugusaba umugabo wanjye azaza kugusaba nicaye hano ndi hano yari umugabo wanjye ariko rero ayo marira n'ay'ingona ndabazi ubu noneho ikintu cyitwa umurokorewe nta kintu ushaka kuvugana n'umuntu witwa umurokore uri kurira se ngo urarira se bya nyabyo wowe urizwa n'iki ibibazo byose niwe wabyiteye guhera ku minota wa mbere nagwaye gasopo wariza ngo ndi umuntu mubi ntabwo ndi n'umuntu mubi ahubwo ubu tuvugana nibwo ugiye kubona ko ndi umuntu mubi nkubure hano fafu gira vuba sohoka hano ibyo ntabwo bindeba ntabwo ikintu upfana nawe ngewe iwanyu hanze genda nkubure fatwa hano igikapu cyawe iwanyu si uhazi ndakeka nta kindi kintu tugiye kuvugana njye nawe sohoka ataha iwanyu si urahagera genda ihute nibi nta mpuhwe ngira ngo ufite nabikubwiye nta mpuhwe mfite ndi seriyeze cyane ibiki ibiki birakureba wowe ushinzwe iki hano kumenya iki hano Baca kuri inshuro umuntu wakoze kimwe ukagira Imana ni imfubyi ntabwo kujyana umwana wirera ubwe wowe urahafite wenda ngo umujyane iwanyu niba wowe utari imfubyi ntamwe pe wirira sigaho nawe ndabakurikizanye mwese mukajyana mwese bazonyirukana mu gatondo niba gufitiye impuhwe musohoka hano ndakinga igipangu cy'iwacu umva mbanze nkubwire mimi umunsi n'ahandi hantu uzajya kuba uzamenye ubwenge bwo kutagenda winjira utwara abagabo b'abandi ibyo bintu wabyumvise ujye winjira uzi icyakujyanye urebane n'icyakujyanye ibindi bintu biri ku ruhande byinjira n'ibisohoka ntabwo biba bikureba wanyumvishe sohoka rero utaha nako genda wangare simbizi ndavuze ngo urongera no kumvugisha murajyana wagize ute wasabye imbabazi ko usaba imbabazi bwa nyuma basubire bakuba pfukama ariko wanapfukamye wapfukamye barakwanje ntabwo nshaka kumpfukamira njye ntabwo ndi Imana yawe icyo nakubwiye navuze ngo muganda ushinzwe gukora iki akakora iki agasohoka so simba sange hano bye amenye njye mbona nyirukana ngo Alvin yamukatiye kubera njyewe kwiki hakomeye njyewe reka nkubwize ukuri pe nk'ibi bintu ubushize se wanyibwire yuko wagusanganye na Sam njye rero ubu ntiyansanganye na Sam ahubwo ngo Sam yamukatiye amubwira ngo ibyiwe nawe ngo bihere numva ari byanuka rero rikanura ku mujinya kuko se kunyirukana n'uyu mujinya ukuntu Sam yamukatiye babuze niyo mpamvu akwirukanye yego ariko abango rero ngo impamvu yamukatiye kubera jewe ushaka ngo ugende pe kamufungure nimba ari byagiye wamubonye njye ntabwo mfite ahantu ho kuba barira bazi ndari hano mu rupangu bankate nawe batamemba bananyukane
Oui. Wambabariye nawe gasohoka aranyica. Lucas!